tukagana ku byewe bikomeje kuvuga bigezweho cyane mu mikino gusa reka mbere breaking nakomeje kubwira ikipe ya Arsenal ikipe ya Chelsea zitararangiza deal ndetse mu kigo cyo mutafana ubwe kuri deal aho igeze kujya garuka mu ikipe muri ko sinabumva ko ngaruka mu ikipe kajya kuri Arsenal nabivuze ndabwo ntabwo birarangira ngaruka ku ikipe ya Chelsea nabivuze ndabwo ntabwo birarangira ku bakinnyi mu kibuga hagati ndetse nabwo ko amakipe yombi aracyarwana mu gushaka uburyo abona mbaraga yitwa Moise Caicedo mbaraga ikipe ya Brighton and Hove Albion. So nakakanyere the breaking news is now ikipe ya Arsenal nkuko amakuru arakomeje kubitubwira kujya kano kanya n'umusore w'umunya Equator cyase Equatorial kameka gutyo ukina ikipe ya Brighton umwe mu bakinnyi y'ingizamwa kabisa muri mediane ikipe ya Brighton tuzaza ko yahawe yizemo aba agents bashya baje kumufasha kugira ngo gahunda ze zikomeze neza aba agents bashya like abagenzi basanzwe bafite uwitwa Ivan Faseda nibo bana wishinga zo kuba babashakira muri Caicedo akaryo cyangwa se bashinzwe hazaza kamizwe gutyo mu kumushakira equipe ni ibintu byo bimeze bike itambutse ndare babwiye twabigarutse cyane twabiganiwe cyane ko ino agency nshyashya rero iri mu biganiro biri kujya gufasha so muri kano kanya rero inkuru y'ukuri hari kandi koko n'ukuri 100% nuko equipe ya Arsenal